reka nkuhe ikaze mukunzi wa RN Sport TV, dushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri RN Sport TV. Kuri uyu wa gatatu habaye umukino w'ikipe ya Sport yatsindaga ikipe ya Etoile de l'Est ibitego 2-1. ni umukino waje kuba ku masaha ya saa 12 z'umugoroba ku itara kabisa. Ikipe ya Sport ibasha kwigaragaza itsinda Etoile de l'Est ibitego 2-1. ni umukino rero wabayemo udushya twinshi kabisa, aho rwose umukino warangiye abantu benshi bakabona ibintu byari bitandukanye. Umukinnyi witwa Youssef Rab akaba atishimiye uburyo atagiye mu kibuga hano kabisa, akaba yarasohotse mu kibuga umukino urangiye ababaye cyane ari wenyine. Youssef Rab yasohotse mu kibuga ari wenyine, nta wundi mukinnyi yajyanye nawe. Youssef Rab yababaye cyane impamvu atakinishijwe kuri uyu mukino. Ibi nabyo bikaba bikomeje kwibazwaho n'abantu benshi. Haje kuboneka ikarita y'umutuku yahawe umukinnyi Emmanuel Mvuyekure bakunze kwita Mano. Iyi karita ikaba itavuzweho rumwe n'abantu benshi cyane muri iki gihugu, by'umwihariko abanyamakuru ba siporo ndetse n'abakunzi b'umukino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugiye guhera ku munyamakuru Kazungu Clever, ni umunyamakuru ukomeye cyane kuri Radio and TV 10. Uyu akaba ari umunyamakuru w'imikino kabisa umbibazemo imyaka myinshi cyane, akaba yagize ikintu avuga kuri iyi myitwarire y'ikipe ya Sport irimo ihabwa amakarita y'umutuku cyane muri iyi minsi kabisa. Kazungu Clever rero ubwo yabazwaga uko umukino wagenze hagati ya Rayon Sport ndetse na Etoile de l'Est, akaba yaje gutangaza ati Rayon Sport yari ikeneye amanota 3 cyane kugira ngo yegere mukeba wayo APR FC. Kuri ubu harimo ikinyuranyo cy'amanota 2 kuri APR FC ifite amanota 11 mu gihe Rayon Sport ifite amanota 9. Nakomeje kubwira abantu ko ku bwanjye mbona umutoza wa Rayon Sport yahengeka ku ruhande rumwe Charles Bare, urundi ruhande ruriho Ojera, maze Musa Eseno ukina nk'umwataka wa mbere ku 9 kugira ngo ubusatirizi bugire imbaraga. Kugeza ubu Rayon Sport ifite abakinnyi basatira banyuze ku ruhande bagera kuri 4, harimo Youssef Mugadam, Haji ndetse na Arsene, ariko bose bari ku rwego rumwe kubera ko badashoboye kubanzamo ngo batange umusaruro, kuko ikipe ya Rayon Sport irabarusha imbaraga. Ibyo nibajije ku mukino uyu munsi nkabura ibisubizo. Kuki abakinnyi ba Rayon Sport bakomeje guhabwa amakarita y'imituku atari ngombwa? Ruvumbu na Bare bahawe amakarita y'umutuku umukino warangiye wa Marine kubera gusagarira umusifuzi i Rubavu. Emmanuel Mvuyekure yahawe ikarita y'umutuku nyuma yo gukora ikosa ryo kwisifura, afata umupira mu ntoki ashaka kugaragaza ko yakoreweho ikosa, ahabwa ikarita y'umuhondo. Akimara kuyihabwa akubita umupira mu gatuza k'umusifuzi nkana abishaka, ahabwa ikarita y'umutuku. Kukireyo yihutiye kurinda izamu kandi yari yoboye umukino, yari ifite ibitego 2-0. Kuki amakosa yakorwaga na Zerefani n'ubu agikorwa? Ese hari hakenewe gusimbuza Master na Ganijuru bagize uruhare rwo gutsindisha Rayon ku mukino uheruka wa Marine? Umuzamu Simon Tamare nabonye yaratinze cyane kubanzamo, agiye gukemura ikibazo cya Boneri na Adolphe, bakwiriye gusimbuzwa abandi bazamu 2 muri returu. Hano Kazungu yavugaga yuko rwose umuntu witwa Boneri ndetse na Adolphe bakwiye kwirukanwa muri Rayon Sport bagasimbuzwa abandi bazamu 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Kazungu aragira ati ibyo ni bimwe mu byo nabonye byaranze iyi match kabisa. Rayon Sport yatsinzemo ibitego 2-1 cya Etoile de l'Est. Tugiye kureba undi munyamakuru cyane kabisa nawe uzwi mu mikino wagize icyo avuga kuri uyu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Etoile de l'Est. Rayon yaje gutsinda ibitego 2-1, ariko imvuru zikaba zabaye imvururu ubwo umukinnyi Mvuyekure Emmanuel yahabwaga ikarita itukura. Uyu yitwa Mihigo Saddam, bakunze kumwita Mukude cyangwa se Nungunungu, akaba kuri ubu ngubu ari gukorera Isango Star.
Mihigo Saddam rero nawe yaje kabisa aragira ati rimwe na rimwe mbona ikarita itukura iba idahagije. Ferwafa irebe neza mu bitabo byayo bigenga imyitwarire, barebe niba gukubita umusifuzi birangizwa n'ikarita itukura, niba nta bindi bihano byiyongera bireba nyiri kosa, icyo bita additional individual sanctions. Uwo ni Mihigo Saddam rero kabisa aragira ati rwose Ferwafa icunge neza niba hari itegeko rirengera arbitre, bityo rero umukinnyi witwa Emmanuel Mvuyekure aka Manu ahabwe ibindi bihano bikomeye cyane bitewe n'ikosa yakoze rwose akubita umupira umusifuzi mu gatuza. Umukino wari wasifuwe na Cucuri kabisa, bakaba baje kumukubita umupira mu gatuza nawe aza kwitabara aha umukinnyi ikarita itukura. Uwo ni Mihigo Saddam aka Mukude from Isango Star. Mihigo Saddam.